Icyumweru cyiza mwese bavandimwe, ndabashuje mu izina ry'umwami wacu Yesu. Uyu ni umunsi wacu wo gusenga wa karindwi mu minsi 40. Turashimira Imana ikomeje kubana natwe no kumva gusenga kwacu turi imbere yayo. Reka twongere dusenge tugane ijambo ry'Imana ry'uyu munsi. Mana yacu, habwa icyubahiro kubw'uyu mwanya mwiza uduhaye kugira ngo tuganire amagambo yawe. Dufashe kandi tuyobore kugira ngo turusheho gusobanukirwa. Turagushimira ibyakoretse byose muri cyumweru gishize, ibyumweru ibyifuzo byinshi twasengeye ukabyumva. Nyemerera ukuboko kwawe kwiza kuryo kubane natwe, kandi uduhere umugisha mu ijambo ryawe tugiye kumva mu izina rya Yesu, amen. Nongeye kubasuhuza mu izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, kandi ishimiye Imana yabanye natwe ikumva gusenga kwacu. Tugiye rero gukomeza tuganira amagambo y'Imana. Uyu munsi turareba mu isezerano rya kera amakuru yose ajyanye no kuba, cyangwa se amakuru y'ingenzi ajyanye no kuba Yesu yari yaravuzweho ko azaza, ko azavuka. Turabireba atari uyu munsi gusa, ndetse no muri iyi minsi igiye kuza turajya tureba mu isezerano rya kera cyane, tureba ese koko ibyabaye ibyanditswe mu isezerano rishya, ese koko byari byarigeze bivugwaho mbere. Tugiye rero guhera mu gitabo cy'umuhanuzi Yesaya. Turasoma ijambo ry'Uwiteka dusanga mu gitabo cy'umuhanuzi Yesaya ibice 8, umurongo wa 18, hanyuma dukomeze n'ibice 9 dusoreze ku murongo wa 6. Dusome mu izina rya Yesu. Ibice 8 umurongo wa 18, igitabo cy'umuhanuzi Yesaya. Haranditse ngo, dore jyewe n'abana Uwiteka yampaye turabo kubera Abisirayeli ibimenyetso n'ibitangaza bituruka ku Uwiteka Nyiringabo utuye ku musozi wa Siyoni. Kandi nibababwira ngo nimushake abashyitsi mubashikishe, mushake n'abapfumu baramwigira bakongorera. Mbese abantu ntibari bakwiriye gushaka Imana yabo bakaba ariyo babaza? Mbese iby'abazima byabazwa abapfuye? Iby'abazima byabazwa abapfuye? Nimusange amategeko y'Imana n'ibiyahamya, nibatavuga ibihwanye n'iryo jambo, nta museke uzabatambikira. Ahubwo bazanyura mu gihugu ari abihebe n'abashonji, maze nibasonza bazarakara bavume umwami wabo n'Imana yabo. Bazarama barebe hejuru barebe no hasi ku isi. Icyo bazabona ni amakuba n'umwijima n'umubabaro umeze nk'ubwire, maze bazirukanirwa mu mwijima w'icuraburindi. Ariko nta bwire buzaba ku wahoze ari umunyamibabaro. Mu gihe cya kera yateye igisuzuguriro igihugu cya Zebuluni n'igihugu cya Nafutali, ariko mu gihe cya nyuma yagiteye icyubahiro ku nzira ikikiye inyanja hakurya ya Yorodani, Galilaya y'abanyamahanga. Abantu bagenderaga mu mwijima babonye umucyo mwinshi, abari batuye mu gihugu cy'igicucu cy'urupfu baviriwe n'umucyo. Wagwije ishyanga, wabongereye ibyishimo, bishimira imbere yawe ibyishimo nk'ibyo mu isarura, nk'iby'abantu bishima bagabanya iminyago. Kuko umutwaro bamuhekeshaga n'ingegene bamukubitaga mu bitugu, n'inkoni y'uwamutwazaga igitugu wabivunnye ko kuri wa munsi w'Abamidiyani. Ibyuma abafite intwaro bari bifurebye mu ntambara byose, n'imyenda igaraguwe mu maraso, bizaba ibyo gutwikwa bibe nk'inkwi zo mu muriro. Nuko umwana yatuvukiye, duhawe umwana w'umuhungu, ubutware buzaba ku bitugu bye, azitwa igitangaza, umujyanama, Imana ikomeye, Data wa twese uhoraho, umwami w'amahoro. Gutegeka kwe n'amahoro bizagurira ku ntebe ya Dawidi n'ubwami bwe bitagira iherezo, kugira ngo bibukomeze bibushyigikize guca imanza zitabera no gukiranuka, uhereye none ukageza iteka ryose. Ibyo ngibyo Uwiteka Nyiringabo azabisohoresha umwete. Yesaya ni umwe mu bahanuzi bakomeye Bibiliya yita abahanuzi, nako abahanga bita abahanuzi bakuru, bashaka kugaragaza ko ari umuhanuzi wahanuye ubuhanuzi bwinshi. Hanyuma yahanuye ku ngoma y'umwami Uziya, Yotamu, Ahazi ndetse na Hezekiya, ahagana mu myaka ya 720 mbere y'ivuka rya Yesu, imyaka hafi 800 mbere y'ivuka rya Yesu. Uyu muhanuzi Yesaya rero ni umwe mu bahanuzi bavuze amakuru menshi kuri Mesiya. Umuntu ashatse yabwita ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Yesaya. Imana yacu tugire neza. Ariko ni ubuhanuzi bwa Yesaya gusa huzuyemo ubutumwa bwiza. Kuvuga ngo abanditsi b'ubutumwa bwiza, iki gitabo baragikoresheje cyane, kubera ko babonaga ko ibyabaye bifitanye isano neza n'ibyari byarahanuwe n'umuhanuzi Yesaya. Uyu munsi rero tugiye kureba ijambo rikomeye
bivuga ngo ese ibyabaye mu kuvuka kwa Yesu, hari amakuru ahari mu isezerano rya kera? Hanyuma se mu isezerano rya kera hari ikibazo cyatumye Yesaya ahanura ubuhanuzi bumeze gutya? Icya mbere ni uko ibivugwa mu isezerano rishya ku kuvuka kwa Yesu byari byaravuzwe n'ubundi n'abahanuzi mbere y'uko Yesu aza, imyaka myinshi mbere y'uko Yesu aza, imyaka myinshi mbere y'uko Yohana Umubatiza aza, amakuru yabo yari yaravuzwe n'abahanuzi. Ikimenyetso gikomeye cy'uko ubutumwa bwiza twakiriye ari ubw'ukuri ni uko isezerano rya kera ubwaryo ritegura isezerano rishya. Imana yacu itugirire neza cyane. Kuki rero Yesaya yahanuraga ubuhanuzi bumeze gutya? Cyari igihe kibi cy'intambara, umutekano ari muke, hari ibibazo muri politike, amajyaruguru ya Isirayeli harimo ibyaha byinshi, mu majyepfo naho hari uko abantu barakoze ibyaha, hari akarengane, hari kwikubira, abakire bamira abakene, imfubyi n'abapfakazi batagira ubitaho, batagira ubibuka, abantu barabihiwe, ubwami bw'Imana utamenya ko buba muri Isiraheli. Ba Yesaya rero barahatangira barahanura, ba Mika, ba Yosuwa, Hoseya baratangira barahanura, ba Amosi barwanya akarengane mu ijwi ry'ubuhanuzi, mu ijwi ry'Imana ryababwira ati nimutabarize abaturage bo mu gihugu kuko cyuzuyemo umuborogo n'ibindi. Imana yababwira ati kubera yuko mutabaye maso, mwasubiye inyuma, mwagiye mu bapfumu, mwiringiye ibitari Imana, bizatera igihugu kugira ingorane, bizatera Isiraheli kujyanwaho iminyago. Ibyo byose nk'uko byavuzwe n'abahanuzi byarabaye. Ariko by'umwihariko umuhanuzi Yesaya yinjiye mu mwuka cyane kugeza ku rwego Imana imukoresheje no mu rubyaro rwe, Imana iramukoresha. Aho twatangiye dusoma yatangiye ahanura avuga ngo njyewe n'urubyaro rwanjye, njyewe n'umudamu wanjye nawe w'umuhanuzikazi twabereye mwebwe abayuda ikimenyetso gikomeye. Ari amazina yitaga, yari yarabereye abayuda ikimenyetso. Umwana yabyaranye n'uyu muhanuzikazi yitwa Maherishalarishabazi, bisobanurwa ngo bihutira kunyaga, bihutira mu minyago. Muri make yari arimo arwanya akarengane. Imana yacu itugire neza cyane. Yesaya rero nibwo yaje kugera aha, ariko asobanura ati hari igihe ariko nta bwire buzaba ku wahoze ari umunyamibabaro. Hari igihe higeze hagira igisuzuguriro, hari ikindi gihe nta bwire buzaba. Mu gihe cya kera yateye igisuzuguro igihugu cya Zebuluni n'igihugu cya Nafutali, aho ngaho n'ahantu hitwa muri Galilaya y'abapagani. Ariko mu kindi gihe, ariko mu gihe cya nyuma yateye icyubahiro mu nzira ikikiye inyanja hakurya ya Yorodani, Galilaya y'abanyamahanga. Aha ngaha ni hahandi Yesu yatangiriye, ndetse bakanamwibeshyaho bakagira ngo niho avuka, bakajya bamwita umunyagalilaya kubera ko avuye muri Egiputa na Yozefu ariho yahungiye. Aha ngaha rero niho korali Hoziyana yakuye amavuta y'umwuka wera mu guhimba indirimbo ivuga ngo uwo ninde umanutse mu micyamo y'imisozi aturutse i Nafutali no kwa Zabuloni, ni wa wundi waremye ijuru n'isi n'ikirere, hejuru ukwezi n'inyenyeri, ubu noneho yaje mu isi yacu ngo indushyi aturuhura, anatwikorerera imitwaro. Ndimo ndumva nakaririmba. Uwo ninde umanutse mu micyamo y'imisozi, azanye inkuru zivuga ibyiza, aturutse i Nafutali no kwa Zabuloni, naho yarahamurikiye. Ni wa wundi waremye ijuru n'isi n'ikirere, n'izuba n'ukwezi n'inyenyeri, noneho yaje mu isi yacu ngo indushya turuhure, anatwikorerera imitwaro, yemwe nkumba zitabyara. Haleluya! Yanatwikoreye imitwaro. Twashyizweho ikimenyetso ku Uwiteka z'abantu be. Yesu ashimwe cyane. Uwiteka z'abantu be, itorero ry'Imana, n'amarembo y'ikuzimu nubwo azazikuka ntabwo azarishobora. Kubera iki? Rifite aho rikomoka, rifite imizi.
Imizi rero rikomokamo ihera kera 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 mu itangiriro, ubwo Imana yasezeranyaga Adamu ko mu rubyaro rwe hazava umucunguzi. Izina ry'Uwiteka nirishimwe. Nabyo tuzabona umwanya wo kubivugaho, ariko uyu munsi reka turebe icyatumaga Yesaya ahanura. Hari umwijima mwinshi. Imana yacu tugire neza cyane. Ni ukuri ngo abantu bagenderaga nyine mu mwijima mwinshi, ngo babonye umucyo mwinshi, ngo abari batuye mu gihugu cy'igicucu cy'urupfu baviriwe n'umucyo. Reka mbabwire impamvu ikomeye cyane iri gutuma turimo dukora uyu murimo muri iyi minsi, ni uko umwijima wabaye mwinshi cyane, kandi nta bantu bari kubwira abantu kuva mu mwijima benshi cyane. Ibisarurwa ni byinshi, ariko abasaruzi ni bakeya. Imana yacu tugire neza cyane. Njye uyu munsi ndimo ndakubwira umucyo wa Kristo ukura abantu mu mwijima. Yesu yaje kugira ngo akure abantu mu mwijima. Mu gihe duserebura, mu gihe twishimira Noheli, mu gihe turi mu minsi mikuru, mu gihe turimo dufata ibyo kunywa n'ibyo kurya, mwibuke ko Yesu yaje kugira ngo abantu bave mu mwijima bajye mu mucyo, bave mu mwijima wa ruswa bajye mu mucyo wo kurenganura, bave mu mwijima w'ubugome bajye mu mucyo w'ubuntu n'ubumuntu. Imana yacu tugire neza cyane. Bave mu mwijima wo kwikubira bajye mu mucyo wo gusangira byose, bave mu mwijima binjire mu mucyo mu izina rya Yesu Kristo. Nicyo ngicyo cyazanye Yesu. Kandi abantu bave mu gicucu cy'urupfu. Iyo umuntu arwaye, iyo umuntu arwaje, iyo kanseri ije, igicucu cy'urupfu kiba kije. Ariko ndashimira Yesu, haleluya, kuko ukuboko kwe kw'iburyo gushobora kugukura mu gicucu cy'urupfu. Izina ry'Uwiteka nirihabwe icyubahiro. Mfite ibyiringiro by'uko niba warakomeje kubana natwe muri ibi byo gusenga, ndetse n'ubwo watungurwa no kumva iri jwi ukizera, Yesu yaziye kugira ngo abantu bave mu gicucu cy'urupfu. Ntabwo ari ibyo ngibyo gusa, ibi ni ibyari byarahanuwe na Yesaya kandi byasohoye mu gihe cya Yesu. Wagwize ishyanga, wabongereye ibyishimo, bishimira imbere yawe ibyishimo nk'ibyo mu isaro, nk'ibyo abantu bishima bagabanya iminyago. Imana yacu ishimwe cyane. Cya gatatu, icya mbere ni ukuva mu mwijima w'ibyaha, umwijima w'icuraburindi, umwijima wo kurenganya, umwijima wo guhemuka, umwijima w'ubugome, ukinjira mu mucyo w'urukundo, mu mucyo wo gusangira, mu mucyo wo gusangira byose bihari, mu mucyo wo gusabana. Imana yacu tugire neza cyane, mu mucyo w'imbabazi no kubabarira. Kandi abantu bakava mu gicucu cy'urupfu, mu gicucu cy'urupfu cyo kugirirwa nabi no guhemukirwa no kwicarirwa no gutsikamirwa, bakinjira bakavanwa mu gicucu cy'urupfu, hanyuma bakavirwa n'umucyo. Izina ry'Uwiteka nirishimwe. Izina ry'Uwiteka nirihabwe icyubahiro. Kuba abantu bava mu gicucu cy'urupfu bakava mu ndwara bakagira ubuzima. Icya gatatu, haleluya, abantu bakava muri za ngorane z'agahinda, muri wa mubabaro, muri bwa bwihebe, muri bwa bwihebe bwo mu bukode, muri bwa bwihebe bwo kwambara ubusa, muri bwa bwihebe bwo gukena cyane, muri bwa bwihebe bw'umubabaro. Izina ry'Uwiteka rishimwe, kuko Yesu yaziye kugira ngo abantu bave muri uwo mwijima umeze gutyo, bave muri ibyo bibazo bingana gutyo. Yesaya avuga by'umutwaro bamuhekeshaga, ndetse n'izindi ntwaro z'intambara. Imana yacu tugire neza cyane. Ubu ngubu hari abantu Imana yagirira ubuntu bagakizwa, bamara gukizwa amahoro yose isi yari ibuze ikayabona, kubera yuko ibitwaro bya kirimbuzi babisenya, bakubaka inkingo za Omicron cyangwa se inkingo z'indwara, cyangwa se bagakora imiti yo kuvura. Imana yacu tugire neza cyane. Basenya biological weapons bakoze, ndetse intwaro za kirimbuzi, zaba iz'ubumara, zaba iz'ibinyabuzima, basenya intwaro. Ubuntu bw'Imana, umucyo wa Kristo ubamurikiye, babisenya mu izina rya Yesu Kristo. Bajya ahagaragara, bagaragara kugira ngo izina ry'Uwiteka ryubahwe. Kuko iyo umuntu amaze kwihana, agaragaza ububi bwe bwose, intwaro yakoreshaga n'ibindi, bigatuma abantu babona amahoro. Nuko rero niko ahise avuga ati, dore kandi umwana yatuvukiye, duhawe umwana w'umuhungu, azitwa igitangaza, Imana ikomeye, Data wa twese, uhoraho, umwami w'amahoro. Yesu yavukiye mu isi, yarahanuwe ko azavuka yitwa Imana, ari umwami, ari Data wa twese, ari Imana ikomeye. Gutegeka kwe biri mu butware bwa Dawidi, ari byo bihura neza neza n'ibyo marayika yabwiye Zakariya, ubwo avuga ati, Yohana uzabyara umwana, azamwite Yohana, azaba mukuru, azatunganyiriza Nyagasani inzira. Kandi ibi ngibi nanone marayika yabibwiye Mariya, aramubwira ati, gutegeka
k'umwana uzabyara uzaba umwami bizaba biri ku ntebe y'ubwami bwa Dawidi bitagira iherezo, kandi ngo bibishyigikize imanza zitabera no gukiranuka. Izina ry'Uwiteka rirahabwa icyubahiro, ngo uhereye icyo gihe yahanuraga Yesaya ngo ukageza iteka ryose. Imana itugirire neza cyane, kandi Imana ibahe umugisha mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Mwakire ijambo ry'Uwiteka ry'umunsi, muhabwe umugisha mu izina rya Yesu, amina.